ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu, the fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Niba warigeze utekereza imodoka wagurira umukunzi wawe cyangwa se ukaba uri umukobwa wibaza akamodoka keza ubusanzwe kagendamo n'abandi bakobwa beza cyangwa abagore, kakaba kwaniyubashye koroshye kugatwara, hari zagaragaye ko rwose zihuje niba ukeneye. Niba uri umusore ushaka gutanga impano, iyi video uyirangize kugira ngo umenye iyo modoka. Ubundi imodoka nziza ku mugore yakabaye ikora neza, nta bibazo ifite kandi yoroshye kuyitwara, idasaba manevre nyinshi, byoroha kuyatsa, bidasaba imbaraga, gufata feri ari ibintu byoroshye, kandi ikaba ifite umutekano uhagije ku buryo no kuyikorana urugendo biba byoroshye cyane. Ibintu nko guhindura amapine ubundi bisaba imbaraga byakabaye ari ibintu byoroshye cyane ku modoka itwarwa n'igitsina gore, kuko bashiki bacu nyine baba bafite imbaraga nke ugereranije natwe. Iyo modoka kandi nziza ku mugore yakabaye ifite comfort, kandi abakobwa bakunda comfort cyane. Katuguha amakuru, twe turi The Fixers. Ku mwanya wa 10 turasanga Volkswagen Golf 5. Iyi modoka yujuje byose igitsina gore gikunda. Ifite comfort, iyo kubise mu mukuku ni gake uzabyumva. Ntirumbaraye ku buryo bisaba manevre nyinshi kuyikata, kandi igira boot cyangwa ububiko bunini. Golf 5 nta mbaraga isaba rwose mu kuyitwara. Ku bijyanye n'umutekano ifite 5 star, bivuze ko iri mu za mbere. Icyatuma ab'igitsina gore bayikunda cyane nayo ubwayo ireba nk'ingore, niko bajya bazitazira. Igira sound nziza kandi ifite design nziza n'utundi turengushyo twinshi dutuma ab'igitsina gore benshi ariyo basanga bakunda. Ku mwanya wa 9 hari imodoka ya Audi A3. Imodoka za Audi zizwiho kuba nziza kandi zigakomera, zikanagira umunyenga. Gusa Audi A3 niyihuza neza n'ibyo abakobwa benshi bakunda kimwe n'abadamu, kuko mu ma Audi yose niyo byagaragaye ko ariyo byoroshye gutwara kandi ikaba ifite n'umutekano. Urugero, ifite ikizwi nka electric power steering, tire pressure system, sleep protection, ikagira sensor z'urumuri, sensor z'imvura n'ibindi byinshi. Audi A3 kandi yaje kuri liste nk'imodoka ya mbere abakobwa baguze muri Amerika kuko ngiri safe cyane. Ku mwanya wa 8 turasanga Mazda CX-3. Iyi ngo ifite byose abagore bakunda. Ifite ikizwi nka emergency braking system. Iyi ni system ifasha abagore mu kwifatira feri mu gihe byihutirwa, kandi ni byiza kuko ngo abagore iyo bahuye n'ikintu gitunguranye bakunda kurekura ibintu byose batwaye maze ubundi bagatabaza Yesu cyangwa mama. Nanone itanga umuburo mu gihe ugeze ku banyamaguru cyangwa se igihe ugeze ahantu hari traffic jam cyangwa umubyigano w'izindi modoka. Impamvu rero abakobwa bayihitamo, ifite ikoranabuhanga ryo hejuru ribafasha mu kubaha support mu gihe byabakomeranye kandi ikabaha umutekano. Ku mwanya wa 7 turahasanga Suzuki Grand Vitara. Mu ma crossover cyangwa se imodoka ziri hejuru, iri mu modoka zoroshye gutwara kandi igira interior design nziza cyane. Abakobwa barayikunda kubera uburyo iteye kandi ku buryo byorohera mu kuyitwara, yaba mu mihanda mibi yo mu ntara cyangwa mu byaro. Kuri safety kandi ifite inyenyeri 5. Ibyo byose byiyongera mu kuba ifite remote control cyangwa telecommande mu bikoresho byinshi bigize bibamo imbere. Umwanya wa 6 turasanga Tesla 3. Ifite imbaraga kandi irumvira, niko bajya bayivuga, kandi buri mugore ngo yaberana nayo waba igikara cyangwa inzobe. Yoroshye gutwara kandi muziri kuri iyi liste zose niyigongeshwa ngo ikihanganira ubabare kurenza izindi. Low collision and lowest injury. Umwanya wa 5 hari Toyota Camry. Iyo ngo n'abagabo barayikunda, gusa abagore bayemera kubi kubera ko ngo ibaha comfort na quality nziza y'urugendo. Ni byiza bayikundira harimo kuba hari imodoka Toyota yakoze iha salo nziza kurenza izihari zose. Ifite imbaraga, kuyitwara biroroha kandi ifite ikoranabuhanga rijyanye n'igihe, yewe n'inyuma hayo ngo ni sawa cyane. Ku mwanya wa 4 hari Hyundai Tucson. Iyi ikundirwa kuko biteye neza kandi itanahenze, kandi ngirizewe ni imodoka utwara wizeye ko ikugeza neza aho ugiye. Kubijyanye n'umutekano, iri mu modoka za mbere zagize amanota menshi kuri test ya crash test. Ifite kandi nayo emergency auto braking, ikareba kandi na chauffeur status ye, tuvuge niba wenda naniwe cyangwa yanyoye ihita ibimubwira igatanga amakuru. Iroroshye kuyitwara, nta mugaga cyangwa amananizi bifitemo. Mwanya wa 3 turasanga BMW i3. Iyi BMW yo ni ibindi kuko ngo iri high quality, ni German electric car.
Ikundirwa cyane ko igira systeme yitwa safe parking system, ibifitemo sensor zifasha by'umwihariko abagore n'abakobwa bakunda kugorwa no guparika, ibafasha guparika mu buryo bworoshye. Ifite kandi na rain sensors, izi ziyifasha mu gihe imvura iguye guhita zibana ahantu hose ku buryo nta imvura yamenera ngo igeremo imbere. Kandi nanone izi zita zikoresha ikizwi nka essuie glace, zigahita zikora akazi ko guhanagura ku birahure by'imodoka bidasabye kuza kuzifungura nk'ibisanzwe. Kandi imodoka z'Abadage zizwiho kugira security kurenza izindi zose. Ku mwanya wa kabiri hari Mini Cooper. Iyi Mini Cooper nk'izina ryayo ni mini kuko ni gatoya, ubona ari akamodoka gato bishoboka. Nubwo ari gato ariko gashobora kwakiserera kakagera hafi ku birometero 100 mu masegonda 9. Nayo yoroshye gutwara kuko kuri vola yayo cyangwa direction ifitemo technology ituma byoroha kuyitwara. Ifite kandi protection ku byaza bituruka mu mpande. Ku mpanuka nabwo yakorewe test basanga ifite ugukomera guhagije. Feri zayo kandi ntago ari zimwe zisaba gukandagira cyane ngo uzane impfundiko ku maguru. Biroroshye ku bakobwa bayikundira kuba ifite ububiko bwajyamo utuntu twabo niyo twaba duke. Ku mwanya wa mbere rero turasanga imodoka Mazda 3. Niyo modoka ya mbere kuri stylish ku bakobwa, bivuga ko yajyana na buri mwambaro umukobwa wose yateganya kwambara, kandi irizewe bya nyabyo. Ifite umutekano, ikiyongereyeho ntinywa kuko mu birometero 100 ikoresha litiro 7 gusa. Ikagira airbag 6, byumvikana ko ari nyinshi. Ikagira stability control in motion, ibi bituma byoroha kuyigarura ku murongo nk'igihe wenda yariyobye cyangwa itaye umuhanda. Ifite kandi sound insulation zigezweho bituma urimo imbere atumva amajwi aturuka inyuma y'imodoka. Interior design yayo yakozwe muri leather bituma iba nziza cyane no mu bihe by'ubushyuhe cyangwa ubukonje, mbese yihuza n'igihe. Amahitamo n'ayawe, gusa nuyagira uzibuke ko twe turi the fixers. Umva ufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri y@ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite, kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook
iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2, iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.